n'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bihorane bavandimwe, mbere y'uko twumvikanya amasengesho dusabira umubyeyi wacu Anosiyata, icyo tubanza dusabe Imana itubabarire hamwe na hamwe tuba tutagurukiye urukundo rwayo, bityo iki gikorwa tugikorane umutima usukuye. Nemerere Imana ishobora byose. Ni koko naracumuye rwose, cyo gituma n'indamara mutagatifu n'ikiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe musabe kuyangiza Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire gukiza ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Imana yacu, wowe utera imbaraga abakwizera, ugire impuhwe wumve amasengesho yacu tuvuga dusabira umuvandimwe umubyeyi wacu Mukarutaka Anosiyata, umuha ubugingo bw'iteka bwa Kristu umwami wacu. Bitavuzwe kongera bwa nyuma kuri umubyeyi wacu Mukarutaka Anosiyata, tugendera rero mu ijambo ry'Imana dusanga ivanjili ya Yohana umutwe wa 11, haraho Yesu avuga ngo ibyo kuvuka n'ubugingo unyemera ntabwo yaba yarapfuye azabaho. Amen. Uwemera Imana ntabwo yaba yarapfuye azabaho. Muri uko kwemera twemera yuko umubyeyi wacu tuzongera tukamubona mu ijuru, aho natwe igihe nikigera tuzajya kugira ngo dusange ikuzo n'abatubanjirije n'intungane muri ubu buzima. None rero ni umunsi w'icyumweru, birashoboka ko hari abatabonye uko bajya mu misa, bitewe n'inubwo no kugira ngo tugire ibyo dutunganye kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu, tugiye gukurikizaho nyine umwanya wo guhazwa, turaza gusoza dusabira dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Funguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, Nyagasani urakwiriye ibyago byose, turimo dusakaze n'amahoro muri wawe muturengere, tudukize icyaha cyose zitugende n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje arangiye mwambire yo kuza umukiza wacu Nyagasani Yesu Kristo, umwana wawe tukavugira amahoro, bahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uriho amahoro, kandi wihundire mu bumwe, wowe ubaho ugatuma iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Bavandimwe, mu rukundo rwa Kristo nitwifurize. Ahirwa abatumiwe gusangira ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana n'urukundo ibyaha by'abantu. Nyagasani tuzakwakira mu mutima wanjye, ariko bityo duhabwa turagira tubesheho, azatugeza twese
umubyeyi wacu mufotora namubonye nazaka amajambo Amen.
bazambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko mwari hafi kuza. Nitugera mu birori bya Nyagasani, azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko tukiri mu rugendo. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko mwari hafi kuza. Mwongeye kwirirwa. Reka dushime Imana itumye tugeza muri aka kanya, ndetse tunaboneraho umwanya wo kwihanganisha umuryango wakozweho n'ibi byago. Akaba ari umuryango wabuze umuntu, ndetse natwe nk'abakristo tukababazwa n'uko twabuze umuntu wacu. Ariko mu by'ukuri urupfu ntirwagakwiye kudutera ibibazo, kuko niyo nzira nziza igana Imana. Twe rero nk'abantu ntiturabasha kubyakira tuvuge ngo twakiriye yuko urupfu tugomba guturana narwo, tugomba kubana narwo. Ariko mu by'ukuri Imana yo izi impamvu, kuko iturema yaturemye mu ishusho ryayo, itubumbabumbye mu gitaka, kandi tukaba dufite n'isezerano yuko igitaka twabumbwemo ari nacyo tuzasubiramo. Reka rero mbanze nsabe umwana Iranzi mbere yuko dutanga uburenganzira kugira ngo umuhango wo gushyingura n'ubundi ukomezwe mu buryo bwa gikristu nk'uko watangiye mu buryo bwa gikristu. Nagira ngo nsabe Iranzi, nubwo bigoye kugira ngo umuntu abone icyo avuga ku munsi nk'uyu nguyu. Iranzi ni umwana wenyine wari kumwe na nyakwigendera, niwe wamurwaje. Ariko aho twavuye, aho twasezereye bwa mbere, amateka ya nyakwigendera twasanze nta n'umuntu ufite imbaraga zo kuyavuga. Kuko niba twageze aho dusezerera abantu bagahita bavuga ati mubanze mutuze tubabwire amateka ye, ati kugera ubu ngubu kuri uno musozi nta muntu n'umwe nyakwigendera atarereye umwana. Ntacyo twibuka twe tumushinja, ariko nanone nk'abaturanyi kugira ngo tumubohore tukiri hano mu isi, nawe tutari twamubika mu gitaka, turagira ngo dusabe niba hari umuntu waba uzi yuko yari amufitiye ideni, rwose ntatinye kubitubwira, kuko turi umuryango mugari ushobora guteranya tukishyura iryo deni, ryanatunanira tukarihakirwa, ryanatunanira tukarisabira imbabazi. Ariko tukaba tuzi ngo agiye nta cyasha abaturage bamuvugaho. Rwose uwo muntu naza kuboneka yanyegera, yakwegera undi muri twebwe mubona wakwegeruka muri aba bambaye imipira y'imikara, kumbwira uti nge mfitanye ikibazo nawe, ndagira ngo nkiranuke nawe hano mu isi no mu ijuru ariko mubohoye. Rwose uwo tumuhaye uburenganzira, twiteguye ko icyo twacyakira. Gusa kugera ubu twemera neza yuko nyakwigendera agiye aheza, kandi agiye nta cyaha na kimwe n'umuryango w'umukristo. Reka rero uhari n'iki twibuka yaba yaravuze, ese wadusangiza amateka ye mu burwayi? Ndumva kwikoreza uyu musore ubuhamya bwa nyakwigendera biragoye, ariko nagerageza.
yarabatijwe mu idini ya Gatolika, amasakaramentu n'abandi, yakiranukiraga abandi bose nk'uko umukiranutsi tuvuga ngo umukiranutsi wese aba agomba ubwami bw'ijuru, nk'uko twe tubivuga. Imana nayo ikagira urukundo ibyakira bitewe n'imirimo umuntu aba yaragize aba yarakoze. Afashwe ari mu rugo, kuko ndibuka ko rimwe tuvuye i Kigali mu kwezi gushize, njya kumureba hari ku wa gatatu, barambwira ngo umukecuru ntabwo ameze neza, hari umuvandimwe wamubaga hafi rimwe na rimwe wari wabashije kumbwira ati nzakujyana kwa muganga ejo bundi, aho umunsi wa mbere atabikoze ku mpamvu ziwe nawe z'uburwayi, ariko umunsi wa kabiri agerageza kubikora nabwo ntibyashoboka. Umunsi wa gatatu baza kumpamagara bambwira ko umukecuru arembye, nahamagawe n'umudamu bita Mumanishimwe, ati umukecuru arembye, tutamujyanye kwa muganga ntabwo duhamya neza ko ubuzima bwe bwaba ari buzima. Arampamagara, amaze kumpamagara ndagenda ndamureba, ndamubaza ati ese ngukorere iki? Arambwira ati ibyo wankoreye birahagije, ndeka nibwire. Niko yambwiye, arambwira ati se waretse yicara inyuma kuri moto nkagushyigikira tukajyana kwa muganga? Arambwira ngo ntabwo ari ngombwa, ahubwo warakoze. Mbona ko ibyo avuze bidahagije, ndangije nawe ati rero reka turaza kwivugana uri muzima, reka tujye kwa muganga. Aragenda kwa muganga, ndabyibuka tugezeyo abaganga baramfashije kujya kuri centre de santé, kubera ko ntabwo yari kuzakongera kumuvugisha, ariko icyambwira ko ari muzima nuko umutima wateraga, ndamwiyegamiza kuvugisha biranga, ahubwo akajya amfuna mu maso agira gutya, kandi yambwira ati warakoze. Iryo jambo ararimbwira rimwe. Nari ndi kumwe n'umukecuru bita mama Fideli aje kumufasha. Umubyeyi yarambwiye ati rero reka ngufashe, ntabwo ibintu bimwe na bimwe wabyishoboza. Aramfasha akamuri iruhande akanya gato, ndagenda nkoresha ibizamini byose, bahita banyandikira ambirasi, barayinyandikiranya mu bitaro bikuru. Ngiye mu bitaro bikuru barambwira ati rero mukecuru turabona arembye, ushaka umuntu wo kumwitaho, ati wenda abona utabyishoboza. Ati nta wundi muntu afite hafi wabikora, ndabikora byose. Uwo mubyeyi aba araje aravuga ati ndakwemereye iri joro ndaharara. Aravuga ati ikibazo, araharara. Maze kuharara bukeye bwaho arambwira ati nanjye ndarwaye, bagomba gufata imiti kandi ntabwo nayizamuye. Aravuga ati yego ndumva ikibazo cyawe, gusa njya kuharara ijoro rya kabiri. Haraye ku ijoro rya kabiri ndabyibuka, kubera ko mu bitaro bya Bushenge hari inzobere, ibitanda byari bihari, umuntu abe yabona uko aryama. Ndibuka ko naraye nicaye ndi kumureba, akajya ampamagara cyane arimo arataka, amushyira ku mwuka biba iby'ubusa, amutera inshinge biba iby'ubusa, nihuse cyane kugira ngo n'umwanya ureke gutakara cyane. Icyumweru cya mbere akimara mu bitaro, icya kabiri ngerageza kugenda mbona abavandimwe be bo muri famiye, ariko ntabwo ari abavandimwe navuga ngo bahuje ababyeyi bose, ariko ni abavandimwe. Nagerageje kumenyamo bamwe, ariko abo nabamenye nyuma. Umuvandimwe nari nzi ni umukobwa bita Bankundire Beatrice, sinari naramubona na rimwe, ariko yari yaramumbwiye mbere hose. Arambwira ati wankoreye byinshi, ariko hari umwana nigize ndera, isaha n'isaha igihe cyose azazira ushinzwe ko ari umwana wanjye. Aravuga ati nta kibazo, aravuga ko byaba byiza dushatse bityo twazamukana twe tukamubwiraho. Ati gerageza, kuko namukoreye ikiganiro kuri televiziyo bita Afrimax TV, ari mukecuru waje kumushaka. Arambwira ati rero singira kirenge urabizi, ntawe ngira ndeba nta kimwe mfasha, njye n'umufasha abantu. Ati ntabwo byananira, reka tuzagerageze. Koraho ikiganiro ntibitangaza n'abandi bose, ari naho imiryango ye na famiye ze, iza kure n'iza hafi, zimwe na zimwe
zabashije kumenya ko Alphonse bita Mukarukaka akibaho. Kubanza kimara kumva nk'ubuhamya bwe yarabutanze cyane 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 cyane, abutanga arabyivugira, binashoboka hari ibintu byinshi yavuze akanya nkibitse, sinzi niba byaba ngombwa wenda nkabipureyiminga mwese mukabyumva cyangwa se nkabireka, kuko ibintu byinshi yagiye ambwira byinshi cyane, ibyo yambwiye turi babiri, ibyo yambwiye nashyize ku karubanda kugira ngo nshake ubuzima bwe bugire ireme. Nuko nza gushyiraho ikiganiro cye, nza kubona umudamu uba mu Butaliyani bita Roza, arambwira ati uyu mubyeyi ashaka tugira icyo tumufasha. Ikibazo kirimo tujya tuganira, arambwira ati shaka inzu tumukure muri iriya nzu arimo, kubera ko iriya nzu igiye kumugwaho kandi iriya nzu ibamo inzoka rero irimo imyobo, ntawe yari afite wo kubikora, ntacyo buri umwe yari yarabikozeho. Arangije arambwira ati rero bitarenze ibyumweru bitatu iyo nzu yayivuyemo, ndaje nkohereza amafaranga kuri Western Union. Anyohereza amafaranga kugikuka rimwe, yanyohereje amayero 100, havuyemo ibihumbi 150. Icyo gihe ndakodesha inzu yaho bita kwa Karaveri, ayikodesha. Amaze kuyikodesha nanjye arambwira ati rero n'ibikoresho byo mu nzu ndabona nta birimo, gerageza niba hari amafaranga make ufite nanjye nkaba afite andi, duteranye hanyuma dushake ibikoresho byo mu nzu. Ashaka ibikoresho byo mu nzu, murabizi ko biba bimeze, sinumva kubirondora, ariko yagiraga ibikoresho bitatu: agasafuriya, isahani imwe n'ifurusheti, hanyuma ibyo birarangira. Umukecuru abayeho gutyo, nirukanse cyane. Rero mu minsi ye ya nyuma, mu cyumweru yapfuyemo, twongeye twahuye, umunsi twahuye, ijambo rya nyuma yambwiye, yarambwiye ngo mbaye ndahari nkaba hakiri muzima, ibyo wankoreye ntabwo nabikurikiza, rimwe n'ibintu bizagufasha, ubwa byose waramfashije, warankuje nawe nabonye ndamubona. Ari naho yahise avugira ati icyo numva nkundiye uzamuhamagare, hanyuma numara kumuhamagara umwana areze mu buzima bwe. Yamureze kari akana gatoya kuramera n'amenyo cyane kuko karagendaga, kuko yambwiraga ambwira ati uwo mwana azaze, namara kuza nzamurage ibyanjye. Ibyo bintu byakozwe n'umuyobozi w'umudugudu ahari abyumva, umukecuru yumva voice ziwe byose abasha kubyumva, aramubwira ngo njye Mukarukaka Alphonse yapfa. Uwo mwana nkundiye, bankundiye Beatrice, mwohereje aho ngaho mumufashe buri kimwe cyose, kuko n'umwana wanjye nta wundi nifuza guhereza ibyanjye, kuko uwo mwana yambaye hafi, kuko mbitarutse gato yaranganiza ngo ati Theogene nta na kimwe ntagukorera, ariko nkundiye mu nshuti, mu bavandimwe, ikizambera cyiza muzakomeze mu inshuti, ariko nakubwiye ngo nguhe ibyanjye urabyanga. Aba ati ntabwo nakuzungura ufite famiye, kuko nyine arabyanze. Aba ati nkundiye waramuretse arahari, reka ze umuhe ibyawe nta kibazo. Aranafasha, nkundiye araza, amaze kuza byose biratungana. Ikindi nkundiye akimara kumumenya ko akiriho, yaramfashije mu buryo bushoboka. Aho Roza atabaga ari, nkundiye yabaga ahari. Aho Afrimax itabaga iri, nkundiye yabaga ahari na Roza ahari. Ntabwo yigeze ajya mu maboko mabi, ariko uwo nabonye cyane nk'uko nakomeje mbivuga mu burwayi bwe,
data bityo tubanze dusabe imana itubabarire hamwe na hamwe tuba tutagororokeye urukundo rwayo bityo iki gikorwa tugikorane umutima usukuye bemerewe n'imana ishobora byose ni koko naracumuye rwose iyo imana imundamara mutagatifu iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe musabe kuyangiza imana yacu imana ishobora byose n'itubabarire gukiza ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka dusezera bwa nyuma kuri umubyeyi wacu mukarukaka anosiyaka tugendera rero mu ijambo ry'imana dusanga ivanjiri ya yohani umutwe wa 11 haraho yesu avuga ngo ibyo kuvuka n'ubugingo unyemera ntabwo yaba yarapfuye azabaho amen uwemera imana ntabwo yaba yarapfuye azabaho muri uko kwemera twemera yuko umubyeyi wacu tuzongera tukamubona mu ijuru aho natwe igihe nikigera tuzajya kugira ngo dusange ikuzo n'abatubanjirije n'intungane muri ubu buzima none rero ni umunsi w'icyumweru birashoboka ko hari abatabonye uko bajya mu misa bitewe nyine ubwo no kugira ngo tugire ibyo dutunganye kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu tugiye gukurikizaho nyine umwanya wo guhazwa turaza gusoza dusangira dawe uri mu ijuru ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru funguro ridutungura iduhe none tubabare ibicumuro byacu nuko natwe tubabarira abaducumuyeho nyagasani turakumbuye ibyago byose turimo dusakaje n'amahoro muri rwawe tuturengere udukize icyaha cyose zitugendera amakuba yose mu gihe tugitegereje arangiye amahire yo kuza umukiza wacu yesu nyagasani yesu kristo ab'intumwa zawe tukasigiye amahoro bahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wihindire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani bavandimwe mu rukundo rwa kristo bitwifurije Mufotora namubonye nazaka amazina abanyamahanga b'ibyaha by'abantu imbabazi n'amahirwe
ugire imwe wumve amasengesho yacu tuvuga dusabira umuvandimwe umubyeyi wacu Mukarutaka Nonsiyata umuha ubugingo bw'iteka bwa Kristu umwami wacu. Twitavuzwe